ibyemezo ahubwo mbona batanga nabyo mbona bidakwiye icyemezo cy'uko uriho utapfuye ingabibona gikwiye attestation igaragaza ko uriho biriya n'ubukoroni n'ibintu byo mu babiri gikera by'ubukoroni biri na ridicule ridicule since I was born sindabibona ngo uhagaze imbere none ngo neza n'icyemezo cyemeza kuko ndiho uriya se uri bukime anzi kurusha uko niyizi ngwemerere ko ndiho kiriya ntacyo nzasaba na rimwe reka nkubwire ningera no muri pansiyo ukuri kw'Imana mu bantu RSSB bataza amafaranga yabo ndimo ntabwo nzamushyira icyemezo cy'uko ndiho. Aka kavido mbanje gushyiraho ni igihe Madame Marie Immaculée Ingabire yari yaganiye n'umunyamakuru witwa Sabe Murungi, akaba ari umunyamakuru wo ku Isimbi TV. Murabona neza cyane karacyakomeje. Marie Ingabire Immaculée yaramuganije ku bintu byinshi bigiye bitandukanye. Mwumvishe ko yamuganiza ku bijyanye na pansiyo, avuga ukuntu atumva impamvu batuma umunyarwanda cyangwa se atuma umuntu uriho ngo icyangombwa cy'uko ariho kandi aba ariho akibaza impamvu rwose umuntu bari kumureba mu maso aracyariho ariko bakamubwira ngo gize cyangwa cy'ukuri cyangwa kigaragaza yuko uriho, avuga ko we nagira mu zabukuru impamvu zishobora kuzatuma adafata pansiyo ari cyo kintu cya mbere azapfa na RSSB. Turabizi ko RSSB ariyo igira RSSB ari igira uruhare mu gutanga pansiyo ku bantu, ku bakozi ba leta ndetse ku bandi bantu bagiye batandukanye baba barashyize ubwizigame bwabo muri RSSB. Ubu akaba yaravugaga ko rero mu kintu cya mbere kizatuma atabona amafaranga y'izabukuru azwi nka pansiyo ari uko abantu benshi bagiye kwaka pansiyo bababwira ngo bajye kwaka icyangombwa cy'uko bakiri bazima. Byumvikana ko rwose igihugu gihombye umuntu waganiraga neza. We ku ruhande rwe rwose yumvaga ko atakwaka amafaranga ya pansiyo rwose. Ni amwe mu magambo aheruka kuvuga, namwe mu magambo adashize igihe atangaje, dore ko yatangaje mu gihe kitageze no ku mezi 3 ashize ubwo yaganiraga n'umunyamakuru Murungi Sabe wo ku Isimbi TV. Bihita byumvikana ko ari amwe mu magambo ya nyuma rwose yitabye Imana yaratangaje avugira mu ruhame. Ni umudamu ro mwiza cyane, umudamu wakundwaga n'abanyarwanda, umudamu wakundaga abanyarwanda, umudamu wakundaga igihugu, umudamu utakundaga umuntu wese ubangamira umunyarwanda. Ni umudamu ashyiraga mu gaciro, ni umudamu yumvaga ko umunyarwanda afite uburenganzira bwo gukora ikintu cyose kitabangamiye mugenzi we kandi agakora ikintu kimufitiye inyungu uko bikwiye. Ni umudamu wumvaga ko nta munyarwanda ugomba kubangamirwa, dore ko ikigo yarayoboye cya Transparency International Rwanda mu nshingano cyari gifite cyari cyo kurenganura abantu barenganijwe ndetse no kurwanya ruswa n'akarengane. Byumvikana ko n'ubundi byari mu nshingano ze, ariko we urebye ukuntu agiye abikoraga nk'aho atari inshingano gusa. Rimwe na rimwe akabikora ubona ko ari ibintu by'umuhamagaro, akabikora ubona ko ari ibintu akunze, akarwana ishyaka abanyarwanda n'abanyarwandakazi, urubyiruko, abana, abagore, abagabo. Ni umwe mu badamu batahwemaga kuvuga ko abagabo nabo barenganwa mu hantu henshi hagiye hatandukanye, kandi akabivuga bishikamye avuga ko nabo bakwiye kurenganurwa. Ni umwe mu badamu utarawuhemaga kuvuga ihohoterwa ryakorerwaga abagore b'abanyarwanda n'abakobwa cyangwa se abari n'abategarugori. Akavuga ko rero bidakwiye kandi akabishikamo mu bitangazamakuru avuga uburyo abantu bahohotera abari n'abategarugori b'abanyarwandakazi baba bagomba guhamwa kandi by'amategeko. Nimwe mu banyarwandakazi, nimwe mu banyarwanda utaratinye kuvuga ko amwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze za leta bagira uruhare mu guhohotera abaturage, bakabaha serivisi mbi, niba baha ibyo bakwiye kandi baba bigombwa nk'abaturage b'igihugu. Niyo mpamvu rero uyu mudamu ugiye, igihugu gihombye umuntu ukomeye, urubyiruko duhombye umuntu kandi yari uw'agaciro. Niyo mpamvu abanyarwanda bose nta ijambo ni rimwe, inyito ni imwe, barimo baravuga ngo rest in peace, naruhukire mu mahoro, kuko birumvikana ni inkuru ibabaje. Nanjye murabyumva uburyo ndi kubivugamo agahinda kanyishe rwose. Ibintu byumvikana, igihugu gihombye umuntu nk'uyu nguyu ukomeye, aba ari umuntu warufata runini igihugu, ni umuntu warwaniraga ishyaka urubyiruko natwe turimo, ni umuntu warwaniraga ishyaka buri muntu wese wo mu gihugu, buri muntu wese ugira ahantu ahura na serivisi za leta. No Marie Immaculée Ingabire yamurwaniraga ishyaka, twese turabizi rwose. Mu nkuru nakoze imbere y'ingi nababwiye uburyo
yagiye afashamo bamwe mu banyarwanda bagiye batandukanye. Mbabwira bimwe mu bintu yakorewe abanyarwanda barimo Titi Brown, urubyiruko rwari rwarafunzwe ruzira ubusa ariko akarufasha agatuma rubona uburenganzira bwarwo. Nabibabwiye neza cyane kandi ndabizi neza ko buri wese twabanye mu nkuru yashize yamenye neza bimwe mu bintu byiza Marie Immaculée Ingabire yakoreye igihugu, yakoreye urubyiruko rw'u Rwanda. Nawe rwose nubwo nawe n'ubundi byari inshingano ze ariko bita bisobanura ko yari umumama mwiza cyane, yari umumama rwose utari ukuze. Mu nkuru nakoze kandi nababwiye ko yari afite imyaka 64 y'amavuko, ndetse n'abantu tutabanye mu nkuru y'akarere mbibutse ukuntu bibundi urupfu rwe rwamenyekanye, byagenze gute, byamenyekanye biciye mu zinzira, ese yazize iki, wasanga utaranamenye uko bimeze. Uyu Marie Immaculée Ingabire yazize urupfu rutunguranye nk'uko nababwiye mu nkuru y'akarere. Ni urupfu yaramaze igihe arwaye ariko nyine abari bamuri ruhande bavuga ko atararwaye byo gupfa. Nyine ni kwa kundi umuntu arwara indwara ikagera ikaremba bikaza kurangira atuvuyemo. Rero nguyu Immaculée Marie Ingabire yitabye Imana rwose kuri uno munsi mu masaha mu gitondo. Nababwiye ko itangazo mbere na mbere ryashyizwe hanze, cyangwa itangazo rimubika ryashyizwe hanze na The New Time hashira akanya gato, n'ikigo yarabereye umuyobozi cya Transparency International Rwanda kikaza kumubika nyuma y'igihe kitarambiranye bikaza kurangira. N'ibinyamakuru byinshi bigiye bitandukanye Igihe n'ibindi binyamakuru byinshi ukora hano ku butaka bw'u Rwanda byanditse ino nkuru rero ibabaje, inkuru yashenguye imitima abanyarwanda bose. Gusa nk'uko tubizi urupfu ni ikintu umuntu adahamagara, urupfu ni ikintu kiza kitateguje, urupfu ni ikintu rwose umuntu wese aba atifuza ariko nta hantu na hamwe yagikwepera. Niyo mpamvu iyo urupfu rwaje ugomba kumenya ko wasenze wizeye, wabaye mu isi neza, wizeye ko tuzahura hera cyane, wizeye ko ubugingo bwawe bugomba kujya ahera, ubundi nawe ugakora neza mu isi, mu ijuru Imana ikazakwihitiraho. Reko twizera ko mu ijuru ari heza kuruta mu isi, ahubwo ibikorwa wakoze mu isi ari byo bizakubeshaho mu ijuru. Ahangaha rero ni Kumbuto Update News, mbagezaho amakuru yose abagezweho mu mikino, mu myidagaduro ndetse na siporo n'ibindi bigiye bitandukanye, politike n'ibindi bintu byinshi cyane. Apfa kuba ari amakuru nta handi wayakora uretse Kumbuto Update News. Niyo mpamvu nkubwira ngo kanda subscribe, dusharinge mu groupe tubanamo, ubundi tujye dukomeza kubana mu yandi makuru yose abagezweho. Ndabakunda cyane, njye nitwa Pacifique Mbuto y'urukundo. Ciao ciao, hasta la vista.